rero ndumva utangizaho icyo gitekerezo rwose ngo nyange kuko wa mugani ukeneye umuntu kumarirungu dadi ahubwo se wasetse cyane byagenze bite utunyigira abatsiko ahubwo uzamuzane hano ndebe se ugira ngo biranyoroheye urumva kumbwira nabi no kuba nagusaba ahubwo umva ngiye ikintu nkwisabira reka tubinyuze mu buryo buboneye urumva uhereye umunsi unyereka ibintu byerekeranye n'amakonte njye nyenera amafaranga nye kuri konti nyakureho niriwe nyine uko mbishatse nihe nimwe ariko naherutse mama ari kumbwira ngo yariye imyumbati n'ibitarapfa nayo ni iyacu tugende dufate wanze ngiye ibyo nkwakisha ashaka oya tugende nta kibazo tunaganire dore iminsi bibaye myinshi cyangwa uracyabitinya nka kera okay reka mpamagare dede mbimubwire umubwiye ko nari butinde zana telefone umuhamagare ntari It seems like there is no true love nowadays. What people should do to get a true love nowadays? Urabizi famiye ntabwo dukunda. Forget about this. Bigaruka. Ndashaka umpe miliyoni izi ebyiri. Ubu umaze kwishakamo misiyo dufite kuri famiye urayirengagije urayibagira. Ugira impamvu yawe yego ndayigira ariko ntabwo insurance. icyo utabitekereje Now I can see love is blind. wanze ngiye ibyo nkwakisha ashaka oya tugende nta kibazo tunaganire dore iminsi bibaye myinshi cyangwa uracyabitinya nka kera okay reka mpamagare dede mbimubwire umubwiye ko nari butinde zana telefone umuhamagare ntari imyenda ya dadi ntivange n'iyanjye Yes, Mendo. Anje. Yes. Ntakintu ngira ngo mubwire. Ndashaka kujya kwiga muri interne. Induru yawe na Miguel nayi hasi. Basi nani Miguel mureke ajyamo bitajyamo ibintu byose ariko simujyane mete. Angel ukamubwira. Nabitekereje nsanga nta mwanzuro mwiza. Sibyo? Nta bintu bibi bihari Angel. Mbabarira. Nawe ushaka ko njya muri international basi mwabwiye Miguel mukamwishyura akajya muri USA ariko njye mukandeka ngumera hano. Angel ni kuneza yawe. Basi mami, basi Miguel wa mwabari wa mwishyura akajya muri USA ariko njye nkagumanga. Umva mubwire, Miguel ntabwo ibintu byose tumubwira ariko abikora. Ntabwo ariko yabyemera. Ariko twabitegereje dusanga nta kindi gisubizo. Igisubizo ni uko wagenda ukiga muri internet kandi n'abandi bana biga muri internet twese twarahize nta kibazo twagize. Sibyo? Ako mami, ubu se inshuti zanjye zose nta muntu n'umwe nzasangayo bose bazajya kuhiga. Anje ndabizi. Mu buzima bushigiye gutangira ariko bizagenda neza kandi ari kwijeje.
wakwihanganye ko umva basi mubwire wowe urahitamo internet ushaka kwiga aha ikigo cyose ushaka sibyo ikigo cyose ushaka ariko mami njye nzajya ngusura uko ubishaka nzajya ngusura sibyo cya kigo ndiho njye nta kintu kinwaye rwose ntabwo rwose nshaka kujya muri internet kandi wowe na dadi mwishaka kubinyumvisha ntabyo nshaka rwose ubu na dadi ubu nijoro naza ndabizi araza kumbwira ngo internet kandi Angel ndakwinjiza ntabwo ushaka kujyana ku ngufu mbabarira ubinyemereye nzagusura inshuro zose ubishaka nzagusura sibyo nzakuba hafi nta kintu na kimwe uzabura nzajya nkweza ajedo post ushaka azajya nyaguha ariko mbabarira uri kwiga muri internet kandi bamubwiye muri internet ni heza uzahura n'abandi bana b'imico itandukanye abo uzatoza kubyina abazakwigisha ibindi bintu sibyo ntabwo ari bibi twese twarahize kandi internet zose ntabwo ari ariko bajya nabi ntabwo ariko abana babo baza barananutse kandi we nta n'ikibazo ufite uzi ubwenge ngo bizakunanira sibyo Serie mama urabizi ko mukunda ikintu cyose mbwiye sinzisuzugura nzapfa kujya ariko ninjya muzajya munsura buri munsi nzajya uko ubishaka tuzatugusura nukumbura na Josephine nzamukuzanira sibyo akumva bari nandi mahitamo ufite nanjye urabizi ko nzakukumbura subiyemenye ngaho mbere cyo mukunda rega ntabwo ujya intego wa mukobwa mwiza sibyo nanjye nzagukumbura cyane cyane ako nta yindi mahitamo ufite Serie sibyo Miguel yazakugirira nabi kandi simbishaka sibyo ngaho rero iyo myenda ya dadi mwivange n'iyanjye reka ndabibyoza ko nari sibyo inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye ninde wankoreye ibi ninde wankoreye iri shyano nzabwira umwana wanjye navuka akambaza ibya papa we nzabwira umwana wanjye navuka burya nta giti kitagira imizi burya nta giti kitagira imizi burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti burya nta giti kitagira imizi hoya ntacyo burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti we burya nta giti kitagira imizi ko niko kuri burya nta giti kitagira imizi
burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti burya nta giti kitagira imizi hoya ntacyo burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti we burya nta giti kitagira imizi ko niko kuri burya nta giti kitagira imizi burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti burya nta giti kitagira imizi hoya ntacyo burya nta giti kitagira imizi hoya nta giti we burya nta giti kitagira imizi ko niko kuri Daddy, hi. Ko warusize telefone? Okay. Byiza cyane. Ariko Daddy hari ikintu nshaka kukubwira. Iki se kandi? Mami mu gitondo yambwiye ngo bagiye kuzanjyana muri boarding kandi njyewe ntabwo mbishaka. Reba amarushanwa yanjye yo kubyina bise muri boarding nta nubwo babyina. Daddy, washatse ukundi ukuntu bigenda. Oya, reka nkubwire mwana wanjye. Cyane umaze kuba mukuru. Oya. Hari wumva se. Hariya bariga bihagije. Aha ngaha wirukanka uri kumwe n'abagenzi bawe. Ntabwo muwiga neza. Hari ugomba kwiga ukicara ugashyira umwete kandi ukigana n'abagenzi bawe. Ariko Daddy, reba abana ukuntu bava barananutse ntago barya neza bahora mu kintu kimwe. Rwose njyewe ntabwo nshaka kujya boarding. Ibintu rwose wowe na mami murimo kuvuga ntabwo mbishaka. Reba nzaba mpinduye inshuti nshyashya nijya muri boarding nta muntu n'umwe nzi. Rwose Daddy, rwose mushaka ko mubigenza wowe na mami ntabwo mbishaka kujya muri boarding. Untega amatwi. Niba nshaka gukora biriya bintu n'ubuzima bwawe nshaka kugira ngo imbere yawe hazabe heza. Ntabwo nshaka kugira ngo niba mwohereje hariya ujye kwicara ni ukujya kwiga. Hari amasaha yo kwiga, hari amasaha yo gukina, hari n'amasaha yo kuruhuka. Kandi hariya barya neza. Narabikurikiranye mbaza ababikira byose nabikoze kugira ngo ubuzima bwawe ejo n'ejo bundi hazabe heza. Ariko Daddy, kurya neza hano ndya neza, kwiga niga neza, ariko kujya boarding rwose Daddy ntabwo mbishaka. Abuse reba nzahita mpindura inshuti nshyashya oya izo nshuti hariya nawe uzazibona. Hari abana bangana nawe muzaba mwigana. Ubuzima bwawe ejo n'ejo bundi hazabe heza. Nkohereje hariya kugira ngo wige numenye ubwenge ugatsinda. Nzi ko ufite ubwenge. Amashuri akurikira uzayiga i Burayi. None se nize naha uko nigaga sinatsindaga Daddy. Hano hari bikurangaza bariya baba MIGUEL muba mushwana buri kanya ntubona umwanya wo kwiga. Cyane nicyo yaba wari ufite umwanya wo kwiga hano wakabaye hano. Basi niba MIGUEL ari we nzayamureka nankubita ariko ntacyo bikora. Kwiga nzajya mbikorera kuri Google n'ibindi ariko rwose sinjye boarding. Inshuti zose nari mfite ubu nzajyana n'umuntu nzi bose bandeba gutya. Ubwo kuko reba se bigutwaye uzagira hari ushaka inshuti. Hari izindi inshuti z'abana mungana muzaba mwigana hariya. Nta kibi kirimo rwose. Ariko Daddy, reba kugira inshuti wahereye kuva senior 1 reba ubu ngubu ngiye kuhita ngenda nongere mbe mushyashya ku kindi kigo aha narindi ntacyo byari bintwaye Daddy. Uzi ikibinteye ni ukugira ngo wige nutsinda ukabona diplome hariya nzakohereza kwiga i Burayi.
kandi hariya ugomba kwirwanaho ukamenya ubuzima bwawe, ukamenya gufura umwenda wawe, ukamenya ikintu cyose ukagishyira ku murongo. Ari inkweto ukamenya aho wayishyize, ari ikanzu yawe ukamenya aho wayishyize, ari iy'ishuri ukamenya aho wayishyize. Ntabwo ari kimwe n'ibingi n'ahangaha abakozi babigukorera. Reba mami nzamusiga Miguel aba yagiye nawe wagiye use mama. Oya mami nta kibazo azageza buri wa gatandatu azageza kugusura. Buri wa gatandatu. Sibyo? Ariko wihangane ujye mu ishuri wige turamaze kuba mukuru nyine umenye n'ubuzima bwanze ko bumeze. Erega nanjye ubuzima bushobora guhinduka ejo n'ejo bundi. Ubuzima nyine mbugirira hariya ku ishuri tubana ndagenda nyine nkagira inshuti zanjye tugakina tukiga tugataha. Hari uzabona inshuti kandi inshuti nziza z'abana beza bahiga bafite n'uburere. Ugomba kujijuka ukamenya ubwenge. Nindamuka njyayo mama azageza kunsura rwose buri ku cyumweru azageza. Nzabibaza directeur niba bishoboka, nzaza mbonana na directeur wanyu mubaze niba ashobora kuza buri cyumweru cyangwa se kuwa gatandatu muri iyo minsi ibiri. Ntabwo uzagira irungu pe. Ni mu mbere y'icumi cya mbere nzata nitahira. Papa ntabwo ajya abeshya, urabona se nakubeshye yewe. Ngaho genda turaza kuganira nimba mu kazi. Bitewe ni byiza ibyo narahari Miguel ntawe uhari yagiye he ibyo ntago mbizi ndashaka kino kintu cyumumpere Miguel kandi umuntu wa hano uciha Miguel wenyine ari wakibona ni igiki wowe koreba ibyo byo nkubwiye ebindi bireke none witwa nde nitwa Ketty igiki ibikorwa byose ariza biri gushaka Miguel wanje baje bamuvaho nta n'isoni ngaho Miguel ntabyo muhanda bishira muri sa nisoni rero sundi haba handitsemo ibiki azayisanga ahangaha ntayo nabika ntabwo nayibika nta nubwo n'uwo mwanya njyewe Angel ibaruwa gusaba imbabazi ku nshuti yanjye Miguel nagira ngo ngusabe imbabazi kuko narahemutse ndongeye ngo narahemutse Miguel uribuka umunsi tugukorera nife turi mu mwaka wa nyuma wa segonderi
ibyo twabakoreye hagati yawe na Gaira buriya nagira nkubwire ko Gaira yahise atwita. Nyuma yo gutwita n'inda yaravutse. Ariko nahemukiye inshuti yanjye kuko amaze kubyara natekereje ubuzima bwacu n'imyaka twari dufite, asanga ntiyabasha kurera umwana. Naramubeshye ngo umwana yabyaye yarapfuye namutaye, ariko yabyaye umwana muzima. Umwana we ninjye wamutaye. Ninjye wamutaye. Namutaye ari umubebe. Ariko umutima wanjye n'ubu uricuza. Ariko Miguel, wumve ko nta kubahuka kubwira Gaira ibyo namukoreye. Kugeza n'ubu namuhisha ukuri. Mbabarira. Mbabarira umufashe. Muzashaka umwana wanyu. Kuko aho namutaye nasubiyeyo kuhashaka. Sanga barimutse n'umwana ndamubura. Ariko mwebwe nk'ababyeyi mwashaka umwana wanyu wenda mukamubona. Miguel, mbabarira uzabikore kuko wenda mubonye uwo mwana umutima wanjye wazareka kuncira urubanza. Inshuti yanjye ikongera kunyizera ikanankunda. Mbabarira kuko umutima wanjye uricuza. Umwana namutaye. Iyi niyo adresse yaho nasize uwo mwana. Ndapfuye noneho. Ibi bintu ni biki mwa bantu? Shatse kukubwira ko uwo mwana yari umwana w'umukobwa. Jesus, ibintu nabona bigirana. No. Bivuze ngo Anje ashobora kuba ari umwana wa Gaira na Miguel. C'est pas vrai. Ibintu ndabigira gute noneho? Peki bimbayeho. Ntabwo byumvikana. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda